ariko hari ubushakashatsi butari bwiza nkuzaniye ndashaka ngo nkubwire ku bibi byo kunywa inzoga cyangwa se science ikivuga ku kunywa inzoga cyangwa se consumption of alcohol in someone's life. Well, kera mu 1970 kugeza mu 2000 hari ubushakashatsi ngira ngo bwakozwe na observational studies, nibo bagaragaje ko ubwo ndashaka ngubwire ngo variyo y'inzoga uko yari imeze muri ibyo bihe. No kuvuga ngo icyo gihe ubushakashatsi bwagaragaje yuko kunywa inzoga yes utanyoye nyinshi, for example ukanywa nk'akarahure ka wine or divayi cyangwa se ukanywa 1 bottle of alcohol any type, ukanywa nk'agacupa kamwe, ubushakashatsi bwo muri iyo myaka bwagaragazaga yuko iyo nzoga nta kitwaye ndetse igabanya indwara z'umutima. ubundi avuga ko ikawa iri mu bintu bya mbere biryoha ndetse kandi binakundwa cyane ku isi, bikaba akarusho noneho ihuye n'umuntu uzi kwitunganya neza, wabyize neza, wabihuguriwe. Aro Kigali Specialist Barista niho tuzira. Dutanga ikawa mu birori byose harimo ubukwe, bridal shower, uyikeneye kandi mu rugo ufite abashyitsi waduhamagara twagufasha. Si byose kubera ko twigisha gutunganya ikawa guhera ivuye mu murima kugeza igeze mu gikombe yihaye umukiriya. Dutanga kandi certificate. Uretse n'ibyo ariko tunakodesha coffee machine ku bantu bazikeneye bose, mwaduhamagara tukabafasha. Mu bukwe kandi dutanga abantu bagufasha muri protocol na service. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se ko dugufasha wadusanga kuri 0789 698 317. Kigali Specialist Barista, ikazi wacu, service niyo yambere ku mukiriya. Muraho neza abanyarwandakazi, muraho bakunzi ba Quail Times, inshuti zacu mwese aho muherereye, haba hano mu gihugu ndetse no hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda. Ndabashuhuje ndetse mbahaye ikaze, kanizere yuko mumeze neza. Nitwa Justin Ndasasira, ndi host w'iki kiganiro cy'ubuzima ndetse mbashaka ngo tuganire ku mpamvu zimwe na zimwe. Ndimo ndashimira feedback cyangwa se uko ndimo kubona at least wenda bifite umusanzu cyangwa se umusaruro, mba mbibona n'ukuri. So Imana ibagirire neza, mwebwe mufata igihe mukaduha time yanyu, mwakoresheje amafaranga yanyu, data zanyu, wifi zanyu, ariko mukamakinga sure ngo muraza kudutega amatwi ndetse munaturebe kugira ngo nibura mwumve ibyo tubabwira. Bless you, Imana ibahereze umugisha cyane. N'uyu munsi rero hari topic mfite cyangwa se nabyita insanganyamatsiko cyangwa se ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndashaka ngo tuze kuvuga ku nzoga. Inzoga nicyo kunywa kimwe gikunzwe n'abantu benshi n'ukuri, ndetse nicyo kintu kiri niyo consumption irenze hano mu gihugu ndetse no hanze yacyo kabisa. Abantu benshi banywa inzoga, barazikunda, ndetse kumubwira ngo ayireke waba umuhemukiye. Hari nabo muganga abwira akamubwira ati kugira ngo ukire umere neza ufite kureka inzoga, ariko bro agahitamo gukomeza yinywera agacupa bitewe nuko buriya nawe ibyishimo bye biba bituruka mu ndiba y'icupa, niko numvishije. Ariko uyu munsi hari ubushakashatsi mwuzaniye, ariko narakubwira ubushakashatsi hari impamvu nyinshi zituma abantu banywa inzoga. Naje guperereza kuko njyewe nkanjye personally numvaga nta mpamvu yatuma umuntu anywa inzoga, yozaga se kitaryoha kitagira gute, like ni gute se umuntu ayinywa bayikunda iki. Ariko abantu baza kumbwira impamvu zabo ndetse nanazumva. Abantu bavuga ko inyo y'inzoga ugira ibyishimo, inyo y'inzoga wibagirwa ibibazo, usabana n'abandi, uba social. Ikindi ni iki numvishije ra, ibyishimo, gusabana n'abandi, kwibagirwa ibibazo, ibintu nk'ibyo. Well, mwese bitewe n'impamvu yawe, you are correct. Nukuri bitewe n'impamvu yawe nta kibazo. Ariko hari ubushakashatsi butari bwiza nkuzaniye, ndashaka ngo nkubwire ku bibi byo kunywa inzoga cyangwa se science ikivuga ku kunywa inzoga cyangwa se consumption of alcohol in someone's life.
Well, kera mu 1970 kugeza mu 2000 hari ubushakashatsi ngira ngo bwakozwe na observational studies, nibo bagaragaje ko ubwo ndashaka ngubwire ngo variyo y'inzoga uko yari imeze muri ibyo bihe. No kuvuga ngo icyo gihe ubushakashatsi bwagaragaje yuko kunywa inzoga yes utanyoye nyinshi, for example ukanywa nk'akarahure ka wine or divayi, cyangwa se ukanywa one bottle of alcohol any type, ukanywa nk'agacupa kamwe, ubushakashatsi bwo muri iyo myaka bwagaragazaga yuko iyo nzoga nta kitwaye ndetse igabanya indwara z'umutima. Ariko ubundi bushakashatsi bwasohowe na Nature mu 2024 ubwo bwita ubushakashatsi bushya bwaraje bwo pozinga ubwo twari tuzi bwashize, ndetse banavugaga ko icyo kinyamakuru cyari gifite bias gisohora ibintu bitari byo. So ariko ubu bushakashatsi bwo muri 2024 buvuga yuko nta gipimo cy'inzoga kidafite ingaruka ku buzima bw'umuntu. Nawe waruzi ngo hari igihe usanga umuntu akabwira ngo se ngo igihe warwaye ngo bakagutegeka inzoga. Sasa niratwereka ko ubushakashatsi bushya burimo kuvuga ko nta gipimo cyemewe cy'inzoga ku buzima bw'umuntu, nizo wita nkeya zitera kansa, n'akarahure gamwe wavugaga gatera kansa, even a shot of tequila itera kansa. Mutaza kundakarira ndabizi ko abafana b'inzoga ari benshi, ahubwo ndashaka ngo dutege amatwi twumve ndetse tuze gushaka ukuntu dushobora kuzigabanya ku buzima bwacu. Inzoga rero, inzoga zafekita ubwonko. Uti inzoga zigabanya imitekerereze, inzoga zitera kwibagirwa, inzoga zigabanya speed imitekerereze y'umuntu zikagutera kwibagirwa, inzoga zitera umubiri kuruha. You understand? Ushobora kuzinywa wewe wumva kuko kabisa wishimye, ariko bwacya mu gitondo ukaba wananirwa kujya no mu kazi, nibyo bita hangover. Cyangwa se ukabona umuntu mu gitondo arasa nk'uwarayisiga ivu, ariko umubiri we uri very weak. Inzoga rero zitera aba basirikare b'umubiri kuba as weak as possible. Well, inzoga zifite indwara nyinshi zitera indwara nka cirrhosis, zitera indwara nka hypertension, izi ndwara z'umutima, zitera umwijima, inzoga zitera kansa yo mu gifu, inzoga zitera kansa y'umunwa, inzoga zitera kansa y'umwijima. No kuvuga ngo inzoga ibyiza byayo biri theoretically, ntago biri practically. Ibibi nibyo byinshi kurusha ibyiza, kandi ikintu cyaba gituma ujya kunywa inzoga ndaza kukiguhera solution. Well, ndabizi abenshi it is addiction. Hari n'igihe ibintu byose mvuga ububizi ariko ukumva kubireka, niyo bateka ibuye rigashya wa mugani ukumva nta kintu cyakuritira icupa. Ariko ndashaka ngo nkubwire ngo nanone Nature yagaragaje yuko ko inzoga igabanya kubaho k'umuntu science wise. Ubundi mu buryo buri bibirikare kubaho k'umuntu n'Imana, ariko science yo yerekana yuko consumption of alcohol it is a high factor of reducing the lifespan of a human being. You understand? So byagaragaje yuko kunywa inzoga ari kimwe mu mpamvu zisigaye zaragabanyije abantu kurama. Ugasanga rate abantu barapfa bakiri batoya, niko science bigaragaza. You understand? Ikindi wenda reka dushyireho igiga science tujye no mu buzima busanzwe, mu buryo bw'imibanire inzoga zisenyeye abantu benshi, ingo nyinshi. Mu buryo bw'ubukungu hari amafaranga menshi apfa ubusariyare. Hanyuma rero no mu muhanda hano mubona tugenda, impanuka nyinshi mubona zikorwa n'abashoferi banyoye. For that abapolisi cyangwa se abandi b'inzego z'umutekano bashobora kumbira abajurizi ko ibintu ndimo kubabwira ari byo. So inzoga ni ikintu umuntu yareka. Ushobora kubura aho ngaho ukaba urimo kumazwa amaze suggesting ubu nayireka gute. Ikintu cyose kiri nk'ingeso cyangwa se kiri addiction ntago kibura ikigisimbura.
biterwa nawe iyo utarakirenza amaso ngo ubone ikindi cyiza cyose. Umwanya wafata kujya mu kabari ufata ujye muri siporo, umwanya wafataga ujya mu kabari ufata usoma ibitabo, umwanya wafataga ujya mu kabari ufata ujye mu rusengero, umwanya wafataga ujya mu kabari jya mu rugo ukora imirimo yawe. Shaka iyindi ngeso nziza yakuryohera kurusha kunywa inzoga, kubera yuko tumaze kubona yuko ibyishimo umuntu ajya gushaka mu icupa cyangwa se ku nzoga hari ahandi hantu wabikura kandi ntibikuafekte. Do you get what I'm meaning? So navugaga ngo yes, utabijyane speed ndetse urimo no kunde butarakara, ahubwo wewe nyine wibaza uti ni wa mugani ntabireka gute kugira ngo ubuzima bwanjye bubeho budafite umuze. Kubera yuko hari ibintu njye nicara nkibaza, sinzi namwe niba mujya mubyibaza, mba numva nta kintu kibabaje sorry, mba numva nta kintu kibabaje nko kujya kwa muganga, umuganga akakubwira ati wenda urwaye hypertension kubera inzoga. Ibaze ikintu waguze amafaranga yawe ukakigura ngo kigutere indwara, uzashore mande kugira ngo wivuze ya ndwara. None se kuki tutafata umwanzuro tukikorera campaign iri positive and then we stop alcohol if it is possible? Kandi it is possible for sure. Hari abantu ushobora kuvuga ati ngewe sinshobora gushira inyota, nanyoye ka runaka urabizi ko zigira amazina, nakagotomeye kabisa ngo numve ko, ariko who does that? Ni gute ufata indwara uyireba ukayigotomera se? Ni gute ufata ikintu cyagabanya iminsi yawe yo kubaho ukagigotomera gusa? So ibi ngibi rero tubabwira ni ibintu byanditswe, ni ibintu byasohotse, ndetse ni ibintu bije bigira ingaruka ku bantu bacu banjye nawe, ndetse dushobora kuba tuzi no muri quartier, dushobora kuba tuzi twiganye, twakuranye, twashatse, you understand, ukaba ubizi ko ikintu one or the other birimo kumugiraho, birimo guterwa n'inzoga. Well, wowe bitarakugiraho ingaruka ndakubwira ngo nawe birimo biragusatira, kubera yuko uwo mwami wimitse niwe nawe yaramyaga kera. So please let's style up and then dukunda ubuzima bwacu, tunywa amazi, dukore siporo, dushaka ibintu biri productive, ikintu cyose kitinjiza ahubwo gisohora hanze, ikintu cyose kidatuma saving ahubwo gituma spendinga. Icyo kintu n'ujya ujya kugikora gibanza ugutariko ubundi no kubera ikintu ni kukimeze gukika. Se amafaranga ndabizi murayafite, abanyarwanda bafite amafaranga, ariko please hari abantu benshi barimo kurira bakeneye amafaranga, ushobora no kumuhakanira gusengera umugisha, ariko bitahwanye nuko waba wanyoye gacupa y'iki, ukarara usinze, ukarara uvuga nabi, ukarara mugacya mu gitondo umutwe ukurya, mugacya mu gitondo iminwa yabarutse yabaye bisebe. Mujya mwireba bamwe kubera inzoga ugasanga iminwa yabaye you cannot even know. So why damaging your life kandi mushobora kubaho neza ndetse mu binyobwa bishobora kubafasha? Reka mbasezere rero, please mutandakarira. I know some of you muratukana, ndetse mugiye kujya muri comment section muvuga ibintu byinshi, ariko umunyabwenge yige and then niba bishoboka iyo ngeso uyice for sure, kubera yuko it is not productive though. Ikintu gusa kigufata kikakubuza amahoro, ariko nothing good in alcohol and it is not good for your health. See you then. Ubundi avuga ko ikawa iri mu bintu bya mbere biryoha ndetse kandi binakundwa cyane ku isi, bikaba akarusho noneho n'umuntu uzi kwitunganya neza, wabyize neza, wabihuguriwe. Aro Kigali Specialist Barista niho tuzira. Dutanga ikawa mu birori byose, harimo ubukwe, bridal shower, uyikeneye kandi mu rugo ufite abashyitsi waduhamagara tukagufasha. Si byose kubera ko twigisha gutunganya ikawa guhera ivuye mu murima kugeza igeze mu gikombe uyihaye umukiriya. Dutanga kandi certificate. Uretse n'ibyo ariko tunakodesha coffee machine ku bantu bazikeneye bose, mwaduhamagara tukabafasha. Mu bukwe kandi dutanga abantu bagufasha muri protocol na service. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se ko dugufasha, badusanga kuri 0789 698 317. Kigali Specialist Barista, ikazi wacu, service niyo yambere ku mukiriya.